Twongeye kubasuhuza mwese mudahwema gukurikirana ibiganiro bica kuri Genius TV Nyayo umunsi ku munsi. Uyu munsi tugiye kuganira ku nkomoko y'insigamigani Ntabyera ngo de. Ese insigamigani yaba yarakomotse kuri nde? Hari mu bihe mwaka byari byagenze gute? Ntimucikwe n'iki kiganiro kandi mwibuke gukanda subscribe mwebwe mutarayikanda, ndetse muduhe n'ibitekerezo by'insigamigani twazaganiraho ubutaha. Ikaze. Ntabyera ngo de. Uyu mugani umunyarwanda uciye yinjiriwe n'ibizazane mu mpundu, amahirwe ntiyinonosore. Aho yimyoza agira ati ntabyera ngo de. Wabaye inzirikane y'ijambo rya Cyilima Rujugira rwa Mazimpaka amaze gupfusha umugore we Kalira yakundaga cyane ahahinga umwaka w'1700. Umugore Kalira ngo yari mwiza cyane kuruta abagore n'abakobwa bariho icyo gihe, ariko akaba wo muri rubanda rugufi. Se yari umwega w'umuhenda akitwa Banyaga ba Gahenda, ari mu rwego rw'abakene. Kalira rero amaze kuba inkumi arasabwa nanone muri rubanda rugufi. Hashize iminsi arashyingirwa, umuhungu wa Murongo yari yarapfushije nyina, amaze kurongora na se arapfa, asigarana n'umugore we na murumuna we bakurikirana. Nuko Kalira arakundwa kara cyane. Bukeye umugabo wabwira murumuna we ati ndagira ngo ngusabire nawe urongore, ejo tutazamara inka ntaragushyingira nkaba ngize nabi, ari igihe wasigaye mu mwanya w'ababyeyi bacu. Murumuna we aramuhakanira ati dufite inka nkeya cyane kandi dufite umugore utadukwiye, nimara kurongora tuzagabana turiya duka. Mukeba we tumukamire izo Kalira yari yarihariye bazikamane, bizatume anywa umujago ananuke, maze abantu bajye baducaho umugani ngo twabonye umugore tunanirwa kumutunga, ndetse n'ibirimba bamudutware kuko tumukenesheje. Ati kubwanjye reka dutunge Kalira tumukamire inka zacu zose, nizimara kugwira uzabone kunshakira tubone no kugabana. Bemeranywa batyo. Nuko bibaho. Hashize igihe gito Rujugira ajya guhiga, ahigukana mu karere Kalira yashyingiwemo. Ageze hafi y'urugo rwabo aruhukira munsi y'ibiti by'iminyinya byari biri inyuma y'umuharuro. Ubwo umugabo wa Kalira n'umugabo wabo bari bashokeye inka zabo. Rujugira ahagera amaze gusonza, impamba ye yari yashize. Abwira umusore umutwaje itabi ngo ajye kumutekerera. Uwo muhungu ageze mu rugo Kalira arimo, asanga inyana zavuye mu biraro zikina mu rugo. Yagerageza uko yazisubizamo bikamunanira, kuko yafataga inka akayishyira mu kiraro agakinga, yongera gushuka indi ayisangisha iya mbere, yakinguriye yabanje mu kiraro ikisohokera. Zikomeza kumurushya zityo. Uwo mugaragu wa Rujugira abibonye aramufasha, bazishyira mu biraro, bazipfundikira ubwatsi. Barangije Kalira amubaza aho aturutse. Undi amubwira ko ari kumwe n'umwana w'umwami Rujugira, akaba aje kumutekerera itabi. Kalira ati ngwino mbanze nguhembe kuko wamfashije umurimo wari wananiye. Amujyana mu nzu amuha amata, amaze kunywa ashyira Rujugira itabi. Amubajije icyamutindije, undi ati icyantindije yaba ari we wakibonye nk'uko nakibonye ntiwagisigaga. Rujugira ati ese wabonye ikintu ki? Amutekerereza ukuntu yabonye umukobwa mwiza cyane kandi w'umunyangeso nziza, mbese aramumuratira binonosoye. Rujugira amatsiko amutera koroherwa, asubizayo uwo muhungu ngo ajye kumuvunyishiriza. Aragenda abwira Kalira ati Rujugira ngo aragusaba aho yugama izuba. Undi ati genda umubwire aza aryugame. Rujugira aragenda. Kalira amubonye ati ngo wugame, arahaguruka bararamukanya. Asubira inyuma y'inzugi aho bari bashyize intebe aricara. Kalira nawe yicara inyuma y'inzugi mu kirambi, baganira batarebana. Rujugira yicwa n'amatsiko yo kumureba neza. Kalira nawe agatima kakamubwira ngo amuha amata kandi abona ashonje. Yibwiraga ati naturuka he kubwira umwana w'umwami ngo ngwino nguha amata kandi ntari umuntu uzwi. Uko Rujugira yifuza kubona Kalira, ni nako Kalira yifuzaga gufungurira Rujugira, kuko yabonaga ko akeneye kubona icyanywa. Nuko bikomeza bityo, bose bagisha imitima inama y'icyo bashobora gukora kugira ngo bombi bagere ku cyo bifuza. Bitinze Rujugira aramubwira ati ndashaka kugusezeraho kandi ngushimiye cyane kuko wanyakiriye neza ukanganiriza singira irungu. Ati ariko kandi niyemeje kuguha ibihembo bikomeye, maze rero nkaba ngusabye ko wanyereka nkakureba kandi ukambwira n'izina ryawe n'iry'umugabo wawe, nkagenda amenye uwangiriye neza uwo ari we. Ati kandi nkazamubwira uwo abinshyikiririza. Kalira aramusubiza ati ibyo usabye byose ndabigukorera, ariko nanjye icyo ngusaba unyemerere kimwe. Rujugira arabyemera. Kalira akinyera uruhu rwe neza, arakondora amusanga mu muryango. Undi arahaguruka bararamukanya. Rujugira aramukomeza. Kalira yashaka kwinyigushura ngo yisubirire mu kirambi, undi akanga ati guma aha tuganire turebana, kandi niwanga ukajya mu kirambi turajyana. Kalira bimushobeye aremera, aguma mu muryango. Noneho Rujugira arakunda aramwitegereza neza, aramubenguka. Kalira abonye ko umwana w'umwami yamukunze, aramubwira ati dore ibyo wantegetse nabyemeye, none nawe ndagusaba unyemerere nguha amata kuko nta nzoga mfite. Nusanga ari mabi uyareke, kandi ninyaguhera mu kitoze nabwo ntuyanywe.
Rujugira kuko yari yamukunze birengutse aramwemerera, nuko Kalira aragenda asuka amata aramuhamagara, undi amusanga mu kirambi arayakira kugira ngo yereke Kalira ko yamukunze cyane, amubwira ati ngwino dusangire nkwereke ko nta gasuzuguro ngufitiye. Kalira aramwemerera barasangira, barangije kunywa Rujugira arasohoka ahamagara abagaragu be batatu, abatuma ku batware batatu begeranye n'aho Kalira ari ngo bamwoherereze ingobyi n'abahetsi bo kumuheka kuko arwariye mu nzira. Abantu baragenda bavuga ubutumwa, abahetsi barashakwa baraboneka, babohereza n'ingobyi. Bakiri mu nzira abagabo ba Kalira bakukira inka, bageze hafi y'iwabo babona agaharuro kabo kuzuyeho abantu, baza bikandagira bibaza icyabaye. Bahageze bababwira ko bari kumwe na Rujugira, bajya mu rugo batura amazi bakukanye imbere y'umuryango, binjira mu nzu baramukanya na Rujugira, baratambuka basuhuza Kalira. Ubwo abahetsi baba basesekaye mu rugo n'ingobyi. Rujugira arababwira ati nimukuremo ijisho mu ngobyi muyitambukane, mushyiremo umuntu musanga mu kirambi mumuheke tugende izuba rimaze guhunga. Kalira n'umugabo we n'umugabo wabo babyumvise barikanga bagwa mu kantu. Ubwo abahetsi batambukana ingobyi banaguriramo Kalira. Abagabo be bageze ngo baratera amahane barabafata. Kalira baramuheka ariko afite agahinda n'amarira menshi, ababajwe n'uko ataye abagabo be mu rujijo. Rujugira abonye ingobyi ya Kalira imaze kurenga abwira abagabo be ati ndabaha inka 8 n'umusozi maze mutureho, mwishakira abandi bagore naho uriya we ndamubatwaye. Abahungu baranga bihuta bajya ku ijuru rya Kamonyi kuregera Mazimpaka. Nuko Rujugira ajyana Kalira amugejeje iwe, atumira bene se n'inshuti ze ngo bamutahire ubukwe, bamuzanire n'inzoga zo kumutwerera. Abantu benshi barashika, abagore, abakobwa n'abasore n'abana. Byose bimaze kwegerana Rujugira ababwira icyo yabatumiriye ati uyu munsi nabonye umugeni unteye ubwuzu mu mutima, none nabatumiriye umbera bakwe ngo twishimane. Abatekerereza ko yamwambuye umugabo we kandi ariko akaba yagiye ibwami kurega. Igitaramo kiratangira, abagore n'abakobwa basanga Kalira, abagabo bato n'abakuru bateranira ikambere hamwe na Rujugira. Ijoro bararikesha barabyukurutsa, ibirori birangiye abataha barataha. Rujugira asigarana n'umugore we Kalira, ubukwe butaha butyo. Bimaze iminsi haza intumwa kwa Mazimpaka ngo Rujugira naze yitabe ibwami. Arahaguruka ajya kwitaba se, ageze yaramutonganya kuko yagize urugomo akambura umuntu umugore we. Rujugira abaza se ati mbese nicyo mwantumiriraga? Undi ati nta kindi, subiza umunyarwanda umugore we. Rujugira aratakamba ati aho kumurekura ahubwo mumushyingira umugeni mwari mwarangeneye, ariko mundekere uwo musumbakazi. Ati kandi namuhaye inka 16 zo kumuriha izo yakoye arazanga. Mazimpaka abaza uwo muhungu ati ntiwakwemera nkagushyingira undi mugeni wishakiye mu bari mu rugo rwanjye, cyangwa ahandi waba umuzi haguha n'inka n'imisozi bikaba ingurane z'uwo mugore wawe Rujugira yatwaye? Umuhungu ati nyagasani, ibyo byose mubireke ariko munsubize umugore wanjye. Mazimpaka atangira kwibaza uko uwo mugore wabaye ikotanira se. Aramutumiza, Rujugira aramurimbisha aramuribagiza, baramuheka ajya ibwami. Mazimpaka amubonye asanga ni mwiza wese, nawe aramubenguka cyane ati uyu mugeni akwiye umwami, mwese ndamubatse. Umugabo wa mbere wa Kalira abwira Mazimpaka ati umugeni ndamutanze ariko ni mu ntegeko uko mbaye. Mazimpaka ati n'ubundi nari nakubwiye ko nguha inka n'imisozi nkagushyingira aba ari wowe wanga. Undi ati noneho ndabyemeye. Bamuha ibyo bamusezeranyije areguka, ariko na Rujugira ntiyatahana Kalira, asigaranwa na Mazimpaka. Umuhungu wabibonye atyo kuva ubwo yanga kurya yanga kunywa, ananirwa gusinzira kubera kwibuka Kalira bamwambuye amanzaganya. Abantu bakuru babibonye barikora bajya ibwami, babaza Mazimpaka icyamuteye kwambura umwana akizira. Bati kuki uwo mugore utamushubije wamwirongoreye kandi ntumurekere Rujugira wamwishumbakarije ahubwo ukamwitwarira, none umuhungu wawe akaba agiye kwicwa n'agahinda? Mazimpaka ati nanze kubatera ishyari mu banyaga bombi. Bati none se kumwe wamuhaye umusozi ukamuha inka n'umugeni bikaba indishyi, undi wabaye ati bati wihemukira umwana amusubiza umugore yironkeye. Nuko Mazimpaka abuze uko abigira aremera yohereza Kalira kwa Rujugira ndetse n'abakwe n'ibishyingiranwa byinshi, ariko akajya amara iminsi akajya guhakwa na sebukwe ko yari yarabitegetse Rujugira. Gusa yagenda ntazi ubusa akazana inka nyinshi, ndetse bituma Rujugira atona kuri se cyane, aragwa akarenga ngo azabe ari we umwami w'u Rwanda. Ubwo Kalira bamwita Rwabami ko yashatswe na Mazimpaka ari umwami, kandi n'umugabo we Rujugira akaragwa ubwami. Ubwo rero yabaye umugore w'abami babiri. Yarakundwakaye cyane birengutse, aruta abakeba be bose, abyarana na Rujugira umuhungu witwa Sharangabo, sekuruza w'Abasharangabo, umukobwa witwaga Murikanwa. Aho rero Rujugira amariye kumukukana no kuragwa ubwami, ifuha rya se Mazimpaka rituma acika mu Rwanda atarima ingoma. Yahunze amaze kumwicira imfizi, atinya ko yamukurikiza undi muhungu we witwaga Musigwa, uwo yakurijeho igisigo cyitwa Singikunda ukundi. Nkunda ibyo nkunze ntibinkundire, aho kunkunda bikankuka bikajya kamagoma, gukungika iyo kure. Gukunda ikitago
gukunda ni imvura igwa mu ishyamba. Ubwo ngo muri iyo minsi Rujugira yatirimutse mu rugo rwa se, asohotse imfizi ya Mazimpaka yarobagamo ihagarara mu ruhamo rw'umuryango imubuza kugenda. Abuze uko abigenza yitera icumu kugira ngo imubise agende, hato Mazimpaka atamusanga aho akamugira nk'uw'ejo. Amaze kuyigusha ajya kubwira Karira ibyago agize, ati none ibyiza ni ugucika. Nuko Karira akora ku mwana wabo Sharangabo n'agashiki ke muri kanwa, ashaka inzoga mu gacuma, itabi, urushingo n'inkono idakwikiye n'umuheha udasohoye, ashyira mu gaseke, akorera umugaragu wabo Ndabaramiye utuye Igihinga na Ruzege. Bashyira nzira, bageze mu bihembe bya Rugarika, Rujugira ati mfite inyota. Umugore aramuseka ati ko tutazi aho amazi ari muri iri shyamba, ubona byagenda bite? Avana inzoga mu gaseke aramuha. Rujugira arasoma ariruhutsa, ati wampa n'agatabi. Karira akora mu gaseke, azana itabi aramuha. Rujugira ati ko nta nkono y'itabi mfite. Karira azana ya yindi idakwikiye n'umuheha udasohoye. Rujugira ati uyu muheha udasohoye turawunywesha dute? Karira azana icyuma gica inzara, barawubaza, bakaraga urushingo, baracana. Bamaze kuruhuka bakomeza urugendo berekeza i Bugesera n'Igisaka. Bishyize kera iby'imihango y'ibwami yo kwimika uzasimbura Mazimpaka birabyuka, bimika Karemera Rwaka. Iryo zina rya Karemera si ryo mu mazina ya cyami y'u Rwanda, ni Ruganzu Ndoli warivanye i Karagwe k'Abahinda ku ngoma y'umwami wabo Karemera Ndagara ya Ruhinda, amushimira ko yamuhishe akamurera akamukuza, amusezeranya ko azamushimira iyo neza ashyira izina rye mu y'ubwami bw'i Rwanda. Karemera Rwaka amaze kugera ku ngoma arahuma, rubanda bati ni ingoma imurashe ko atari we wayirazwe. Basubira mu bwiru bemeza ko Rujugira agomba kugarukira ingoma, bohereza abantu bo kumurarura. Bamukozeho araricurika ati Mazimpaka yishe Musigo azize ko aganiriye n'umugore we, none njye wamwiciye imfizi namuhonoka nte? Bajya inama yo kwiba Karira kugira ngo niba mugeze i Rwanda azaba ari we ugarura umugabo we. Baragenda baramurebura n'umwana we Sharangabo n'umugaragu wabo Ndabaramiye, babagarura mu Rwanda. Rujugira asigara ishyanga wenyine. Karira ageze ku Kamonyi arwara ibinyoro, bamwubakira ku kivumu cya Mpushi abarirwa arwariramo, ubwo hitwa Impushi kubera ibihushi by'ibinyoro. Abikiriutse agaruka ku Kamonyi, bamubwira kose imibavu myiza akayoherereza Rujugira amutashya. Abigira atyo, Ndabaramiye abisubiranayo. Mwiramukanya Ndabaramiye anukiriza Rujugira ya mibavu. Rujugira ati iyi nyoso ni iya Karira si y'undi. Ndabaramiye ati enda twigire hirya nkubwire ubutumwa bwe. Rujugira akaba yabuguzaga, ahagurukana ubusoro mu ntoki. Ndabaramiye akagenda amushukashuka, barinda bagera ku cyambu cya Busoro, niko hiswe kuvuga, munsi ya Mugina wa Jenda na Kabugondo. Bahageze Rujugira amaze gukenga ibyo Ndabaramiye amushakira, yiyumvira amarenga y'umugore we, ubusoro abujugunya mu ruzi, agaruka i Rwanda rwa Kamonyi. Yima ingoma ya se na sekuru yitwa Kirima. Ubwo ariko akijya kwima ingoma, umugore we Karira abiru baramunywesheje, bamuha uburozi arapfa, kuko atashoboraga gusubirana n'umugabo we kandi baracikanye. Mu Rwanda byari umuziro w'uko umugore bahunganye bahungukana, bamutaga mu mugezi cyangwa se agahamiye ishyanga. Rujugira rero yumvise ako kageni Karira yapfuye, niko kuvuga ijambo ry'umubabaro ati ntabyera ngo iyo nima Karinga ndi kumwe na Karira. Yashakaga kuvuga ko abonye ikuzo ry'u Rwanda, ariko ibizazane bikamwinjirira, ntabyishimanemo na Karira yari yariziritseho, bakanaruhanira ishyanga. Ubwo rero ntiyagize amahirwe y'uruhehemure kuko yavanze impundu n'amarira. Nicyo cyatumye avuga ngo ntabyera ngo de, ntawutunganirwa na byose, kuteza ngo de, gucagasa impundu z'amahirwe.